Harya suri mabukwe wa mu Miss Gisabo ndi nyirasenge w'umusheri we w'umugabo we. Okay. Ubukwe bwagenze neza? Bwagenze neza twashimye Imana. Ambo cyatumye twita amahirwe ya kabiri. Bamura muri gihe turimo. Hari abantu benshi bahuye n'amadesibisiyo menshi. Okay. Hari gutandukana kwinshi. Hari amadivorce menshi, hari abantu benshi bari single, abamama, bafame, abamama batagira abagabo, abakobwa batagira abagabo kandi bakuze. Ntabwo sinzi impamvu atasobanuriye umupasiteri wa Sudani. Yaramaze kwinjiramo twaranditse byose batanye no kugira ngo urukundo no musheri we wa mahirwe ya kabiri. Arimo Claude. Arimo yamaze kuza twaramwakiriye nk'umushumba turavuga si atugira ibyifuzo by'akakeneye umugore. Okay. So yibona umudamu usa gutya wowe uri kuri kamera wowe urumva atari byiza basanze. Icyambere yarambwiye ntu usibabaike usifanaike nkubabare dukomeje tuganira kandi ibiganiro bigeze hagati ndabona hari ibyiringiro hari cyari ibyiringiro ko igiti cyatumwe kizongera kigashibuka mu minsi bicyari genzashibuka ntabwo cyarashibutse. Pastor Claude Kubera yarahungabanye cyane abantu bose bazuba bari kumubesha na nubu ntarizera waze kwenda bamanza babahora bamubenga simbizi ntabwo yaminiye ntabwo sinzi kuki utiyaminiye. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV ndabasuhuza mwese aba BigTowners kandi ndakeka ko mwazindutse kare cyane mumeze neza cyane mukora gahunda zanyu mumeze neza n'ubu ngubu gahunda zicyakomeza gukorwa gahunda zitandukanye kandi mumeze fresh kabisa. Ibyo nibyo ndimo kubifuriza nimba urwaye nimba ufite ikibazo cyo cyose ndagusengera kugira ngo gahunda zize kugenda neza cyane. Kuri BigTown TV tuba duhari buri munsi kugira ngo tubazane ibiganiro byinshi bitandukanye. Muri ibi biganiro harimo inyigisho harimo byinshi wakuramo nimba hari confusion mu kiganiro uratwandikira ari kuri comment maze ukayobora umurongo wa comment ari ukatubwira uko bimeze maze tukareba natwe niki twakora kugira ngo zibashe kugenda neza. Icyo ngusaba urimo kurikirana BigTown TV no gukanda kuri subscribe inzogera ari ku ruhande nawe ukayikandaho maze amakuru yakagusekera yo muri BigTown ukaba umuntu wa mbere kuyabona buri munsi buri gihe buri kanya. And even right now aka kanya turi kumwe n'umumama umwe uyu mumama akaza arimo gukora afite company yo guhuza abakunzi. Nimba wabuze umukunzi nimba watandukanye n'umugore cyangwa umugabo ukabura ahangaho utaramenya what is going on we afite kuntu aguhuza n'umukunzi wawe undi wifuza. Ese ibi ngibi bikorwa gute maze mugakundana mugashingirana natwe tugataha ubukwe gahunda zikagenda fresh kabisa. So uyu mumama turi kumwe nawe hano reka musuhuze reka dutangire ikiganiro. Mama amakuru ni meza ndakubura sa neza we. Merci rakoze. Yeah nje nkunda cyane inzobe. Kubera iki sinzi nje nkunda kubaza ko bwose nabonye inzobe na kamukorogo cyangwa ni ya OG original na kirere. Na kamukorogo ashizemo ko na kana kirere kanje keza. Nice kabisa. Yasizwe n'Imana. Imana atoranyije nyine ragasiga kabisa. Urasa neza urakoze. Amakuru iminsi kuko duherukana ashize igihe. Yego kuri ni meza turaho. Tashima Imana. Okay nagura urasubira muri Kongo gutembera? Ntabwo ndasubirayo ntabwo haramera neza ariko turi kuhasengera biraza bigende neza. Okay icyatumye twicarana hano uyu munsi ni kubijyanye na company yawe yo guhuza abakunzi. Yego iyi company yitwa gute? Yitwa chance ya kabiri. Chance ya kabiri, amahirwe ya kabiri, the second chance. Yego kubera icyitwa amahirwe ya kabiri? Ambo cyatumye twita amahirwe ya kabiri. Bamura muri gihe turimo. Hari abantu benshi bahuye n'amadesibisiyo menshi. Okay. Hari gutandukana kwinshi. Hari amadivorce menshi, hari abantu benshi bari single, abamama, bafame, abamama batagira abagabo, abakobwa batagira abagabo kandi bakuze. Twaricaye turareba hamwe no gusenga turavuga rero reka dusengere iki kintu Imana kandi gishishikire. Okay. Rero duhuza abantu bakundanye. Iyo buze umugore tugushakira umukobwa. Mugahura mugakora ubukwe ibintu bikagenda neza tukabashigikira n'Imana ikadushigikira. Okay. Harya suri mabukwe wa mu Miss Gisabo
ndi nyirasenge w'umusheri we w'umugabo we. Okay. Ubukwe bwagenze neza? Bwagenze neza, twashimye Imana. Yeah. Nice cyane. So kugira ngo utangire iyi company niki cyagukuruye kikuzana muri gahunda zo gutangira company ya The Second Chance? Twebwe turabanya amasengesho. Abantu benshi bagiye babyifuza basengere, dusengere tubona abagabo, dusengere dukora ubukwe, ibikomere ni byinshi, ukabona mama wari wubatse, baratandukanye n'umugabo nta yindi mpamvu ntaki. Turavuga ariko ibi bintu tubona ntago byoroshye. Kuko amadefuso ntago ari mu Rwanda gusa, ni ku isi hose. Ariko turareba turavuga ati twifatanya n'abandi ba mama, abo tugomba gusenga, tugasengera iki kintu, dushinga iyo company yo guhuza abantu bagakundana kandi tukabasengera. Ni kuri ibintu biri kugenda neza pe. Kubera iki company yanyu mutayihaye n'ababandi bafite amahirwe ya mbere? Wawundi ugiye gushaka bwa mbere ataratandukana bitaragenda gute, kubera iki abangaba nago mudiringa nabo? Burya utarashaka bwa mbere wabona abanabenga wenda babona ari bisanzwe azamubona, ariko watandukanye hari benshi bihebye avuga ati ntago nakongera kubura andi mahirwe ya kabiri yo kongera gushaka, kandi haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro, igiti cyatemwe cyongera kirashibuka. Njyewe mbitekerejeho ndavuga ibi bintu birakunda, birashoboka. Divorce zigagabanyuka, abantu tukabahoza amarira, ariko biciye mu gusenga, byose biva mu gusenga no kwizera. Okay. So target yanyu n'aba bantu batandukanye n'abagabo babo nibo mushaka gushakira abagore, cyangwa aba bagore batandukanye n'abagabo babo nibo mushaka gushakira abagabo? Niyo target. Okay, murakoze. Abagabo batandukanye n'abagore, n'abagore batandukanye n'abagabo. Babandi bihebye, babandi babuze ibyiringiro, utagira ukubaza ngo uraho, utagira n'umubwira n'umwandikira message mu gitondo ngo waramutse sheri wameze gute. Abo ngabo nibo batubabaje. Twarabye tugomba gufasha amadevusa akagabanyuka, tugasenga, tukabahuza, tubabwira n'ubutumwa bwiza, tubabwira ko Yesu agihari, abakunda, Imana irabakunda, nabo bikunde. Haracyari ibyiringiro, bagere kwizera ko bagomba kugira andi mahirwe kugira ngo bubake, bakongera bakagira gusubira mu rukundo. Tubwire experience yo gukora kano kazi, hari abo maze guhuza, mwabahuje gute, gahunda zaje gukomeza gute? Tubitangiye muri uyu mwaka, ariko tumaze guhuza abantu ni bakeya, dutangiye vuba. Ariko hari bake tugiye guzahuza, hari abazakora, dufite abantu bazakora amakwe mu kwa 8, abantu 4 nabo dutangiye vuba bagiye kuzakora, barashimanye, hazaba amakwe menshi tugiye guhuza. Kandi ndabizi ko muzadushigikira namwe. For example, hari umuntu ushaka umugore, yaratandukanye n'umugore we kera, none kubisa imyaka 2, 3, 5, hageze igihe cyo gushaka uyu mugore bashaka kubana. Uyu muntu byamufata igihe kingana gute kugira ngo abone undi mugore mujye kumushakira cyangwa mujye kumuhuza nawe? Iyo kimara kwinjira dutangiye tuba tubafite, tugaha amafoto. Tayari murabafite? Tuba tubafite abagabo n'abagore bose tuba dufite ni kampani nyine, buri muntu ushaka araza, n'ushaka nawe aze, ni karibu. Tungurana ibitekerezo, dushyigikirane, kandi tunasenge. N'abadasenga nabo haracyari ibyiringiro, bazatubigishe kwizera nabo basenge. Ndabizi hamwe no gusenga Imana izabidufashamo. Birashoboka. Ese iyo mwahuje abantu hakazamo ikintu cyo gushwana cyangwa cyo kutwumvikana neza, ejo bundi bakaza gutandukana, izi blames ntago ziza kuri mwebwe? Turabahuza, mukamanza mugakundana, mukamenyana, mukigana, ntago muhita mukora mariage, ahubwo mufata igihe cyo gukundana. Kuko muri kampani yacu wiyemeje kugomba kuba umwe. Ingeso zose ufite wavuze ndiyemeje ebana, niba ari umuntu ngiye kubonana uhura nawe, nzamukunda, ngiye guhinduka, ukiyemeza ko n'umuntu ntago Imana yaguhindura tuyihinduye, Imana iradufasha, ariko nawe ukiramo uruhare wo guhinduka. Iza wiyemeje, mukamanza mugakundana, mukigana ingeso, kandi rwose abo tumaze guhuza nta n'umurangana n'undi. So iyo mwabahuje hari ukuntu gahunda zo gushingira cyangwa kubategurira ubukwe n'ibindi, cyangwa byo birabareba? Oya, tubategurira n'ubukwe ko bamaze kuba umuryango wacu, n'ubundi ni kampani izahoraho mpaka. Turagumye tukabakurikirana mpaka kugeza ku ndunduro, kugeza isagarutse, niko twavuga hafi. Uko bari abacu, bari umuryango wacu, n'umuryango mbese tugiye kubarema muri Kristo Yesu mushasha. Tuzamwe tugakurikirana, tugasengera, tukakurikirana amakuru yabo.
tukakonsolinga nyine bakafata inyigisho, hari abamama babimenyereye, hari abandi dukorana nabo babihuguriwe, ibyo bintu birakunda. Okay, yes, umaze gutangaza gutyo hari umuntu barimo kwifuriza abantu benshi cyane muri iyi minsi, ni umupastor ukora gospel, arazwi cyane hano mu Rwanda. Abantu benshi cyane barimo kumwifuriza kubona umugore benshi bakamuna mu braminga, barimo kumubaza kubera iki wowe uri umukozi ariko yaratandukanye n'umugore, barabanye n'umugore baratandukana, bafitanye n'abana, so ashize igihe kinini yagerageje gukundana n'abagore benshi batandukanye, ariko ntago byahise bikunda, ntago byaje gukomeza, akaba yitwa Claude. Okay, uwo nguye maze kubona kampani yacu, arayikunda, ayinjiramo. Claude nawe yinjiyemo? Nawe yinjiye muri kampani yacu, utari amaze no kubona umugeni. Umugeni mare no umugeni we. Claude ko abarimo kumushakira abagore ari benshi cyane. Unundi mu mama wa kabiri nawe ngo Claude ari muri yo kampani ya The Second Chance, cyangwa guhura kwa amahirwe ya kabiri. Yes, The Second Chance, cyangwa amahirwe ya kabiri. Claude amaze kwinjiramo kugira ngo bamushakire umugore The Second Chance. Ese ibi bintu bimeze gute? Claude nawe nago ari kure cyane, reka muzane maze uze tuze kumva iki kiganiro ukuntu Claude agiye gushakirwa umugore. Hari umupastor umwe yari wavuye nimba ari za Juba za hehe, yaragerageje gushakira Claude umugore, ariko byari byibihuha imiyaga. Noneho turashaka kubona nimba Claude uyu mwaka kwera ibya bindi bavugaga ari busoze umwaka afite umugore. BigTowners, we can't wait, we have to watch this. Claude ari hafi cyane, reka muzanire Claude maze tuze kureba what is going on. Claude yamaze kumenya amakuru y'iyo kampani yacu, ntabwo sinzi impamvu atasobanuriye umupasiteri wa Sudani. Yamaze kwinjiramo, twaranditse byose, batanye no kugira ngo urukundo no musheri we wa amahirwe ya kabiri. Arimo Claude? Arimo, yamaze kuza, twaramwakiriye nk'umushumba, turavuga si atugira ibyifuzo by'akeneye umugore. Umugore ufite seriye, ukeneye urukundo, bakabugumana bagasazana, urabona ni bakuru. Tumuhuza n'umukobwa mwiza cyane, tuzamubereka mu magambo ya Claude. Tukiganira last time yarambwiye ngo akunda umugore ufite amafaranga, ufite imodoka, w'inzobe, muremure, byinshi yarabivuze yariya. Ese umugore arahari muri kampani yanyu? Muri kampani yacu hari abakobwa, hari inzobe, hari ibikara, hari imibiri yombi, hari abagore banini, abatoya, aba size, small size. Akunda big size. Big size, ibibuno bingana gutya, umva muremure, ameze gutya, urumva w'inzobe nkawe. Uwo nguwo yahisemo ntago ari inzobe cyane, ni imibiri yombi, ntago abyibushe cyane, bisi araringaniye kuko azamwembera se cyangwa yaramwemeye? Baramaze kwemerana aho, baremeranye ko yaramubonye, aramwemera kandi yujuje ibyo akunda. Okay, nje kukuzanira Claude. Amafaranga, afite mitungo. Reka nkuzanire Claude aze kwicara hano, aze kwicarana hano. Muraza kwicarana Claude tumva iki kiganiro. Yego, ni karibu. Karibu mutumishi. Uraho neza? Uraho neza. Yes, ashimwe. Yes, ahimbaza. Amakuru ki? Ni meza. Ni karibu. Meze neza? Meze neza. Amen. Wowe? Turashima Kristo. Imana ishimwe. Tumeze neza, turashima Imana. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, niko Paulo yavuze. Nibyo. Ariko hamwe no gusenga byose bifatanyiriza no kutuzanira ibyiza. Amen. Claude nguyu hano kuri camera za BigTown TV, ari kumwe n'umumama wacu hano. Hajya tubwiye ngo amazina ni? Nitwa Denise, mama Denise. Ari kumwe na Claude, ariko imyenda mwambaye birashaka gusamo ukuntu, imihondo na black na kare red, cyangwa niyo uniform ya company? Oya, ahubwo sinzi ukuntu byagenze, ntabwo nari nzi ko yambaye gutya. Okay, yes, reka dutangire kwa Mr. Claude. Claude, amakuru ni meza. Turashima Imana n'abantu benshi yaremye, kandi bakunda Imana bose muri benshi, ntabwo ari bakeya. Tuboneyeho dusuhuze abadukurikiranye kuri BigTown TV, nabo tubifurije umugisha w'Imana. Dusuhuza abanyarwanda badukurikirana muri rusange, bari mu Rwanda, bari mu Burundi, abari Tanzania, bari Kenya, bari mu Bugande, bari muri Kongo,
by'umwihariko reka dusuhuze abantu b'abagogwe bose abumva ururimi rwa abavuga ikigogwe bose turabasuhuje bose mu izina rya Yesu abari mu Rwanda n'abari muri Amerika bari muri Canada Australia mu Burayi mu Bwongereza mu migabane itandukanye y'isi yose abagogwe turabasuhuje n'abantu bakunda ku urabona Denise wamubonye namubonye nawe avuga ikigogwe okay nawe bavuze ngo turasuhuza abagogwe n'abanyarwanda n'abanyarwanda none ni bavuga ngo mu nduga mu kiga mu biki byose uzi ko mu Rwanda ibyo bintu bitabamo Imana ifite PS amen amen so Claude ndikumva ko nawe uri muri the second chance umaze kwiyandikisha muri the second chance cyangwa amahirwe ya kabiri amen yes nibyo cyangwa ntago ari byo amahirwe ya kabiri ni company yamenye mu minsi ishize hanyuma nza kuhura n'uyu mumama turaganira mubaza uko bimeze mubaza company amahirwe ya kabiri second chance company limited hanyuma turaganira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi numva nanjye ngomba kuyibamo kubera ko ahubwo ndashishikariza abadivorce bose abakoze divorce bose ndabashishikariza bose baze muri iyi company umuntu wese wumva akeneye amahirwe ya kabiri umuntu wese wumva adakeneye kuba wenyine ijambo ry'Imana riravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine buriya iryo ni ijambo tubwiriza abagiye gushyingirwa ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine ariko kandi sina byiza ko umusore aba wenyine si byiza ko umukobwa aba wenyine si byiza ko umudamu utagira umugabo aba wenyine si byiza ko umugabo udafite umugore aba wenyine rero reka tubabwire ngo mwese murahawe ikaze muri second chance company limited cyangwa se muri company y'amahirwe nuko yitwa no muri RDB nuko nguko yitwa okay wowe kugira ngo winjire muri iyo company niki cyatumye cyangwa niki cyagukuriye kujya muri iyo company mbona sanze nkimara kuganira n'uyu mumama cyangwa se nkakurikirana amahame amabwiriza shingiro yayo nasanze nanjye ubwanjye ndeba icyambere harimo kwigunga ntabwo biba bikirimo iyo wamaze kujya muri company ntabwo kwigunga biba bikirimo hari igihe umuntu aba mu buzima bwa wenyine ukumva arigunze rimwe na rimwe ugasanga arwaye indwara nka za zindi za Dr. Vincent Kanimba yayindi bita ngo ni Parkinson buriya ni indwara ituma umuntu abasha kwigunga ni indwara ituruka ku kwigunga k'umuntu akitekerezaho agatekereza ubuzima bwe butari bwiza agatekereza ibibazo arimo ibyo byose rero byatuma umuntu arwara Parkinson so nsanze rero company y'amahirwe ya kabiri second chance naravuze ngo ni byiza ko nanjye iyi company nyibamo nanjye wabona nanjye amahirwe yanjye azaturuka muri iyi company ntawamenya ntawuvumira itararenga ariko umunyarwanda yavuze okay mama Denise ujya kwakira Claude cyangwa mujya kwakira Claude muri company yanyu yaje avuga iki cyangwa yaje ibigano byari bimeze gute yaje nyine ababaye avuga ati nabonye no company yanyu ati nanjye ndashaka kugira ngo nze mumfashe mumpoze nanjye munshakira umuntu wo kumpoza mbone akunda kuvuga niba ari pièce ya kabiri ingimana ifite pièce turamubwira rero ni karibu rwose urisanga abona abamama beza bari aho ngaho abakobwa abahungu abapapa barahari benshi ni company ifite abantu benshi cyane ibibazo mbese abadevorce bose ntabwo baraza bose ariko barahari kandi yuje n'abafiyemeri yego abapfakazi ababyariye iwabo abapfushije umugabo utari mbese buri muntu wese utari wawo n'umugabo nyine turamufasha tugasenga tugafashwamo no gusenga ubundi tukabahuza ubuzima bwakomeza nyine ubwo rero Claude yes sabashaka gushyingirwa gusa n'abakecuru nabo bemerewe kuzamo n'abasaza bemerewe ego turabahumuriza buriya na mama wawe yemerewe kuzamo ego imfubyi kuri papas ukeneye ihumure wese azi iwacu ukeneye chance ya kabiri araza abantu mbese ni ihumure mu bantu ego kugirwa n'inama no kuganirizwa okay so Claude umaze kwinjiramo n'icyo wasanze ari cyiza muri iyo company nasanze ari cyiza usohoye ubona umudamu usa gutya wowe uri kuri kamera wowe urumva atari byiza nasanze icyambere yarambwiye usibabaike usifadhaike ntubabare ntiwitekerezeho cyane twagiye so yari yabonye ibiganiro
nagiye nkora nyuma yaho hari ikiganiro yabonye kuri BigTown nakoranye na wa mu pastor wo muri Juba wa Sudani wavuye Sudani Southern Sudan aravuga ati mu by'ukuri nabonye umupasiteri waje kubesha kuvuga ngo akuzanye umugore ati nta muntu uzana umugore muntu uze mu kanwa gusa umugore bamuzana yari kukurangira yakaba avuga ko ari uwo ashaka kukurangira so bituma rero twahira aho ngaho ikiganiro rero dukomeje tuganira kandi ibiganiro bigeze hagati ndabona hari ibyiringiro haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka mu minsi mike yarige nzashibukka ahubwo cyarashibutse iyo ugeze mu mahirwe ya kabiri gihita gishibuka teramo kwizera ukizera amahirwe yanjye yegeye nafashe ku idarapo rya executive mu murenge niho nemera ko amahirwe azabashibutse neza bagiti siko bimeze ariko niho byerekeza so mama Denise yatubwiye mu kanya gatoya ko Claude amaze kubona umukunzi nibyo mbo nibyo hapana bya mbo umaze kubona umukunzi Denise ashobora kuba azi hari umuntu tuganira bisanzwe akavuga ati byaratangiye so rero n'ubundi mbwira ijya gushya birashyuha reka dutegereze bizashyuhe bishyuhire rimwe hanyuma bizahire rimwe ku buryo biva ku ziko mama Denise dusobanure gahunda ya Claude watubwiye ko amaze kubona umukunzi ni ukuri Claude yamaze kubona umukunzi ahubwo we sinzi niba atizeye ntabwo wizera ariko umukunzi yamubonye birashushe mu rukundo umukunzi sindagera iwe ntaragera iwanjye yego urabyumva bagiti urumva no kwaracyarimo kaso baracyari kwigana baracyakunda baracyamenyana baracyarimo kasoroma reka mbwira abantu ngo ibyo ari byo byose reka dutegereze ibiri imbere Paulo yaravuze ngo nsiga ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere reka dutere imbere turebe uyu nguyu ntabwo ari se w'imiyaga nka wa wundi wa Juba aguma musa gutyaza kuyaza n'imiyaga kuri kamera we ni ibintu biri seriye ngewe ndi marene w'umukobwa bari gukundana tayari batangiye gukundana baratangiye wowe uraza ukahita utangira gahunda tuzamubereka none ubu Claude afite umukunzi batangiye gukundana n'ukuri pe umuntu umwe baramubwiye nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze abaturage beze kumubwira bati turifuza kongera kwiyamamaza manditari aravuga ati ntimukabara umusozi umuntu atarasimbuka umugende uri hagati y'umusozi n'uwundi rero nituzana kuri kamera ninkubwira ngo uzusura uzamenye ko byakira ariko umukunzi yarabonetse umukunzi yes muri the second chance umukunzi umva bagiti hari ijambo bita ngo sheri buriya sheri abantu bose bitwa ba sheri sheri bisobanura inshuti yawe ntabwo sheri bisobanura umukunzi urumva fiyansaye nayo ni urundi rwego rurenze sheri watumvise hirya ya sheri noneho sheri ubwo niwe mukunzi sorry na fiyansaye niwe mukunzi w'umuntu urumva ntabwo turagira muri fiyansaye kubona utari wizera neza turi inshuti nanjye ndi kumva atarizera muri inshuti cyangwa n'ingi ni imiyaga ariko ubucuti burahari n'ibi ngibi ni imiyaga ariko ubucuti mubaze ngo ubucuti burahari ese ubucuti burahari ikibazo cyiza cyane ubucuti ariko burahari bivuge na confidence wiyaminiye cyane mbese ubucuti burahari inshuti banza bagiti iyo inshuti na Denise n'ubucuti n'undi bwa buhari nyine ubucuti burahari n'umukunzi wawe ikibazo yes asante sana ibyanjye nawe ni kuri telefone ahubwo sinamuhamagara kuri telefone uyu muranga wo muri the second chance yazi no kubaza neza ubushuti burahari yego ntubeshe abanyarwanda baragukunda isi yose iri kutureba ubushuti burahari reka tubisobanukirwe neza nimba winjiye muri company umaze no kutwizeza ko company ikora neza uyirimo ubu ngubu ikibazo dufite umukunzi arahari ubushuti burahari kuba nziranye n'umuntu ntibivuze ngo ubushuti burahari bukomeje turaziranye bisanzwe twasengana ariko baraguhuje tayari turasengana urabyumva bagiti aba ni abantu basenga wabyumvise bagiti aba ni abantu second chance then navuga ngo ni shyirahamwe na association y'abantu bishyira hamwe bagasenga Imana wabyumvise bagiti none muri uko gusenga Imana niho umuntu uracishamo ijisho akaba yavuga ati ariko hari ikintu mbona ariko ijisho yaricishijemo uno muntu yarabonetse none se nuba amaso yanjye areba ntabwo ndi mu so mukunzi arahari
umukunzi se kushago simvuga icyo kibazo umukunzi arahari ntawe uhari uyu mukwe wangera kugeza umunsi umukunzi ntawe uhari kuko ni muri second chance azabonekamo kandi nkubwije ukuri uyu mukwe wacu bite mama Denise ko bitangiye kuba imiyaga nka wa wundi wa Juba rero Pastor Claude kubera yarahungabanye cyane abantu bose bazi bari kumubesha na nubu ntarizera ariko nzi ko Imana yacu ishobora byose ijambo rye riravuga ngo ntago ari byiza ko umuntu aba wenyine igihe ubere cyo nyine kirahagije twebwe tuhari turagutekereza tukukurebera wowe mvuga ngo ubushuti burahari subiza abakunzi bawe ubushuti burahari yes umukunzi arahari tuzagaruka tubiba no umukunzi arahari umukunzi wakuye muri the second chance arahari the second chance amahirwe ya kabiri bahati ya pili ninajua ya kwamba ni bahati ya pili na amahirwe ya kabiri muri ayo mahirwe ya kabiri rero nzagaruka hano mbwira abantu ngo mfite amahirwe ya kabiri narayakiriye make hivi huko tu manapoa pale hawaminiye kama utapata kuba naganira n'umuntu bakiti kuri telefone bisobanuye ko amahirwe nageze uracyashidikanya niba atarakubwira ngo nibyo urabyumva bakiti bacyakunda barakigana baracyareba bombi barakigana umusheri mwarabonanye ariko mwarabonanye amaso nakubwiye ngo none se niba dusengana naba ntazi umuntu wari badusengana koko nyine arahari hari ibyo mama Denise anyifuriza abo dusengana hari untekereza nyifuriza sasa wagiye muri the second chance gukora iki nimba adahari uyivemo nagiyemo gusenga urumva nagiyemo n'abantu baba hafi bagenzi babo ukora ubukwe bakakuba hafi kabiri urarwara bakagusura gatatu n'abantu bafite ntuze ikimina abantu baracyumva kwishyira hamwe nuvuga ngo iyo bahuye hari amafaranga bashyira mu kimina urabyumva bagaha umuntu wabyumvise bagiti so sheri wawe muri kumwe hariya bari kumwe hariya ni bihagazeho amaguru amen ngewe ndakwizereye turakwizereye twebwe n'abandi reka mama Denise dusobanure neza ngo gahunda ya Claude imeze gute urabona Claude sinzi imitekerereze bafite n'ukuri wavuye mu bunyedini ukizera Kristo Yesu wakwizeye ubutumwa bwiza reka idini wizere ko hari amahirwe ya kabiri Yesu yarabirangije ibibazo bigihari nukuri pe izere ko bizakunda waze kwenda bamanza babahora bamubenga simbizi ntago yaminiye ntago sinzi kuki utiyaminiye twebwe turakwizereye ko tuzagushingira muri mahirwe ya kabiri uzahakura umugeni kandi mwiza kandi nawe urabizi arakugira ngo azagaruka nabibatangariza abakunzi be n'abakunzi badukurikiye reka mutegereze azaza hano ababwira ati nguyu icyo na kwizera kwanjye fite ntabwo kuminuka 31 z'ukwa 12 usinizeye andari mu kwa munani mama Denise Krame Claude ko afite intambara nyinshi n'abagore bo muri diaspora afite intambara nyinshi hari abo bakundanye hari abatandukanye hari abari ku murongo gutya ese muri the second chance muzamushobora nta numwe mfite abo bose uvuze hamwe no gusenga ariko mwarakundanyemo hagati biranga buriya rero bagiti navuga ngo hari abantu baba bashaka kwifotoreza ku bandi urumva reka mvuge ngo umuntu wese wifotoreje kuri fiance wanjye wese inyama yariye inkoko yariye isamaki yariye brushette yariye urukwavu yariye mama Denise urabona Claude ko azabona umukunzi muri the second chance IHUNGABANA ariko twebwe turiho kugira ngo tumusane twongeye tumwubake twebwe twubaka ibyasenyutse twongeye twabyubaka bundi bushasha araje tumwubake bundi bushasha none se nawe si umugogwe none agiye urabona mu gihe afite uyu nguyu muri the second chance barimo kugerageza arashaka none undi si uburaya ubu ntabwo ari uburaya ntabwo ari uburaya nakubwiye ngo yarahungabanye cyane kubera niba baramubenga benshi wemera ibyo nkubwira cyane ntabwo ubyemera okay ufite umukunzi muri the second chance
harimo abantu tuziranye ntabwo ufite umukunzi. hari uwo bagushakiye nyine kugira ngo mutange kubakamo ubukunzi. Mama Denise umukirisitu w'umusenzi usenga kandi yambwira ngo humura, ubwo nanjye ndahumura. Twatangiye uvuga ko harimo umukunzi yabonetse ariko buracyari muri procedure zo kureba nimba ari nakubwiye bagiti yewe amaso yanjye arareba, ibitekerezo ndabifite, Imana ubwenge mu mutwe, Imana mu mutima, amafaranga mu mufuka. Siko nakubwiye n'ubushize mu mutwe ni iki? Ubwenge. Mu mutima ni Imana, mu mufuka ni amafaranga. Muri ibyo byose rero ndacyariba ndacyanasera. So uyu nguyu ntabwo uramwemera? Uwo nguwo se Mama Denise aranyizereye. We muri the second chance wewe ku giti cyawe. Muri kampani yacu ntabwo wizeye ko hafite ko hafite umuntu. Mbese ubona bayishe ya horodazi ntayemera. Okay, Imana ishimwe ko yemera. Ubwo noneho hasigaye kuzaza kubivuga ngo noneho naremeye nguyu. Niyo mushigikire. Mama Denise wo mwawushakiye Claude ameze gute? Ongera ubivuge Claude mwicaranye ngaho ameze. Umukobwa mwiza ufite imibiri yombi, ntago ari inzobe cyane, si munini cyane. Akonyereka gafoto. Ni imibiri yombi. Ntago uramubona? Nyine ndagira ngo nyine yaramubonye. Baseriye nk'umukozi w'Imana ukunda urwenya cyane. Urwenya ibintu byose bayabisetse yabyoroheje. Ariko ibi bintu turi kuvuga hano ni seriye, ni ibintu biri seriye, ni kampani iri seriye. Sasa ukuri ni ukuhe? Claude amaze gukuramo umukunzi cyangwa ntabwo arabona umukunzi? Umukunzi ngewe nzi ko babonanye, ahubwo barakiganaho, ntabwo baraba ngo uyu ni fiancé cyangwa se ngo, ariko nzi ko bizakunda. Ngewe ndabizi ubushobozi dufite n'ubuhanga n'Imana tufite hariya no kwizera, ndabizi ko bizakunda tukamushingira. Bishobora kuba no mu kwezi kwa 8 tukagushingira, bishobora kuba nje nizeye mu kwa 8, sinzi we kwizera ko niba kwizeye mu uhe mwaka. Claude ikigaragara nuko na kwizera afite, ntabwo ari kwizera ko tujye kumufasha kwizera azabona umukunzi. Amaze gukurira n'aba diaspora barenze 4 bose yes amazina mbumva cyangwa uvuge ibihugu by'ubu. Claude maze kuvugana n'abagore bawe wacha wewe babiri kuri telefone, Canada, America babiri. Reka twemere ibyo Canada. Noneho mbere y'aba ngabo babiri hari undi umwe uhese mwaratandukanye mbere y'aba ngabo babiri. Noneho mu Rwanda hano amaze gukunda n'abagore y'aba ngabo nimba ari 4 biranga nabyo. Bagiti ubwo nturimo uratekereza abagore bakundanye nabo utarashaka. Uratekereza kandi wakunze. Ubwo nutekereza aba washaka. Iyo watandukanye kugira ngo wongere wikizere kuzogira bakora ubukwe rero ntabwo byoroshye. Gushaka rero kurambagiza ushobora kumara umwaka urambagiza, 2 kaza urambagiza, 3 kaza urambagiza, kandi ntibivuze yuko uwo mwakundanye wese mwabana. Amahirwe rero buriya amahirwe afite aho agomba kuba yinjira, amahirwe afite uwageraho akemezwa akabunguka. Rero reka tuvuge ngo impamvu bivuga ngo second chance rero nicyo bivuga, nicyo bisobanura. Okay. Mama Denise ni ihe nama wagira Claude kuko uko wakomeje kubivuga kenshi ko afite ihungabana ryatewe n'urukundo n'abagore n'ibiki byose ni izihe nama wagira Claude mwicaranye ngaho? Cyane namugira inama yo gutuza, turi kugusengera n'abandi, ntago ari wowe gusa, urabibonye ko ari n'abandi benshi. Twese dufatanyije gusenga, dufatanyije kwizera, uyizere ko wowe bizakunda. Ukajya uhora uhungabana, wumve ko bidashoboka. Birashoboka. Ndabizi ko bizashoboka. Birashoboka, si rimwe si kabiri, mbonye Imana yongeye gusana ibyangiritse. Ni si rimwe si kabiri mbonye amahirwe ya kabiri yongeye kuboneka mu buzima, kongera ukamera neza, ukagira urugo rwawe, ukaba umupapa mwiza n'umugore n'umufasha wawe. Birakunda, bizashoboka. Ndio ndakwizereye kandi nibyo nkwifuriza. Nundi wese umeze nka Claude ndabimufuriza. Amama bahangayitse, babu batagira bakunda, karibu muze dusenge tubahuze n'abakunzi banyu, turabafite. Hacyari byiringiro. Mukomere muhumure. Claude niki wavuga ku nama z'umubyeyi yanga?
icyo navuga nuko nabwira abantu ngo ibyiringiro bitangwa n'Imana biracyahari kandi inzira zose abantu banyuramo zose siko zabageze iyo bajya ariko muri izo nzira zose habamo inzira imwe ibasha kugeza umuntu ku rugero mu rugendo ajyamo hamwe no kwizera Imana rero nta kidashoboka reka mbwira uwo wari wihebye mubwire ngo nareke kwiheba hari Imana ihumuriza hari Imana isana umutima wari wasanutse Imana ikongera ikawusana bundi bushyashya Imana ibasha gufata ibitariho ikabihindura ibiriho Imana ibasha gufata ibyarumbye ikabihindura imyaka mizima rero reka mbwira buri muntu wese ngo second chance company limited abo bose Imana ibafiteho umugambi yaba abari kure n'abari hafi abari mu bihugu by'i Burayi ya Amerika Canada Australia mu Rwanda ubu ngubu nagweme Africa Claude katubwire ngo Imana ifite PS naguremererwa kwamamaza company utaratwereka example ugomba kuba ari example y'abandi ukava mu busiribateri ugashaka umugore maze ugatangira kutubwira ngo muzaze muri iyi company yadufashije gutya na gutya na gutya ariko bitaragenda gutyo mama Denise yashaka kwamamaza company ariko wowe ntago turakwemerera none se nakubwiye ngo ntabwo ushobora kuvuga ikintu ntakibonye sinshobora kwemeza ikintu uwo mugore waramubonye already icyo nakubwira ntabwo biracamo ntabiri ubu kugeza ubu ntibiracamo ariko tuvuge ngo process no kwanga ni gutya hari ibintu bigikorwa uwo mugore afite characters cyangwa criteria washakaga kugira ngo mushakane ntabwo ndabimenya ntabwo urabimenya muri make Imana ubwenge mu mutwe Imana mu mutima amafaranga mu mufuka amafaranga se yarayafite kuko waravuze ngo umugore w'umukene ngo nagukunda abagore b'abakene inyatsi rero umwuka w'inyatsi yamaze kuwirukana ku buzima bwawe ntabwo Imana yaminyatsi ntabwo Imana yandiza ntiyanteza abantuzi ntiyanteza Babyloni Babyloni bakabe so umugore w'umukene wapi oya sadepa ntabwo ari umugore w'umukene wapi kuko umuntu ashobora kuba ari umukire agakena ashobora kuba ari umukene agakira byose birashoboka ariko ibitekerezo mu mutwe Imana mu mutima amafaranga mu mufuka yani magambo imbaraga zo gukora umunyu arakantu wavuze kuri interview bushize ngo umugore udafite umunyu nago mukorana irazi macumbi tuyitafite sote umunyu tuwushakane twese agomba kuba ari umugore uzi gushaka umunyu atarakunya agomba kuba ari umugore ufite ubwenge nyine bwo gushaka umunyu ari umugore ufite Imana mu mutima ari umugore uzi gushaka gahunda ya cumbi atazi gushaka agafaranga ntago mwakorana oya muri Garama ndagutegereje mugabo utanga rasiyo wapi ntago byakunda Kagarama ndagutegereje mugabo wanjye Garama ntegereze mugore wanjye ibyo ntibikora oya ntago bibamo mama Denise uri kubyumva Claude ntago ashaka umugore w'umukene ariko n'uri nta mugore w'umukene uba muri nta mugore w'umukene numeze gute nta mukene ufite Imana nta mukene umva mama Denise ibyo yikubwiye nta mudamu w'umukene ufite amaboko abiri n'amaguru abiri ufite n'Imana ufite n'ubwenge bw'Imana uwo ntabaho sasa ibi Claude yishiramo ngo ndashaka umugore ufite amafaranga bibaye na ngombwa akaba afite imodoka ngo yarambiye kugenda n'amaguru n'icyo bamubwiye ahubwo we turamusengera ngo Imana imuhindure character imuhindura ibyo bitekerezo ushobora gusanga umugore mushobora gusaka none ahantu nibo babivuze mukize ufite n'amamodoka y'igihumbi ukabona musigarana n'imwe mufite Denise bacu umugari mu Kinyarwanda nguruka ntafatura ubu se wowe jewe hari uko ndimeze uyu munsi wa none jewe nahungabanyijwe rega n'imitungo yanjye divorce yankozeho bituma mvuga ngo kwisha mambo urabizi ko nawe ngo afite imitungo ikubye yawe gatatu urabizi se Claude ngo umugore w'umukene ntuzamuzanire ahangaho urimo kwigora mama Denise atangikira amahirwe yanjye kuri BigTown yinjiye muri company yacu atyagamije Claude reba hanga winjiye muri company yacu ushaka iki muri company nije ni Imana kwigisha abantu ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ko ari hafi kugaruka kandi bizeye Imana bizeye n'amahirwe ya kabiri abami ba kabiri bice bine umurongo wa mbere umugore w'umupfakazi umugabo we yari umuhanuzi yitwaga Badiya hanyuma yari yarasabye inguzanyo aza gupfata yishyuye umunyiri inguzanyo ashaka gutwara abana biwe yasize umupfakazi asanga umuhanuzi w'Imana risaravuga ngo urabizi muhanuzi w'Imana umugabo wanjye yari umwe mu bahanuzi none yarapfuye none yari yaragujije amafaranga
umugabo yatwariye yagurije amafaranga arashaka gutwara abana banjye abagira imbohezi Elisa aramubwira ngo urashaka ngukorera iki rero naje nka Elisa muri company kugira ngo nzure itazuka ibyanze kuzuka byose Imana ibizure binyuze muri Pastor Claude mu izina rya Yesu kandi nanjye zukire mu muri PS ahubwo Imana ishimye ko waje ahantu hazima hagiye kugira umugabo kugira ukagira amavuta uremewe waje ahantu hazima ahantu heza uremewe hari ndabizi bakti Nihora hano waje neza ashaka kugukijambo ntabwo ashaka kumva ibintu ushaka kumubwira manze umubwire ahantu waje n'ahantu heza yuko abona atari heza ntabwo ari kuza kuko uzi ko ari ahantu uzakura ikintu kizima uzakura ubugingo uzakura ibintu uzakura amahirwe ya kabiri ubugingo amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu umuntu wese wihebye umuntu wose wabuze ukabigenza muzana amabemba nubwo yubatse ni karibu muri sanga bagomba kuba ntuze hafi yacu muri marketing akaza kahareba buri kintu cyose bakti you are welcome karibu nje nzazamo umaze gushaka umugore tumaze kumushingira kwa munani 3 nimeze ukwezi kwa 12 tariki tazasi so uwo musheri wa Claude arahari se aka kaboko bakti ejo bundi nabonye barakambitse impeta ndabonye ntuza yacu nani abonye company yacu avuga ko waje hariya wenda ko ntakongera kubona umuntu uje kumbesha ngo nyambike impeta impeta nk'ingi umutware wanjye yanyambitse ngo nanjye nyimwambike ibyo bintu asante sana mama Denise wayirwa kabiri wenda ko nabona ishingira mama Denise aka kantu ahubwo urakoze cyane kukazana reka tukadiscussinge gatoya nk'umumama ukuze ufite experience iyo kubana na famille bibaye wowe ukabona umugabo wawe akuyemo impeta wamwambitse akayambika undi mugabo wabifata gute kubera ko nabonye uriya wayimwambitse yavuze ngo umupasiteri wa Sudani bikora dumereye bya gihanuzi nahise mbona ko amuhanuriye koko iriya mpeta ya gihanuzi ayimwambika nk'uri kumuhanurira ati mu izina rya Yesu kandi uri nk'uragifuriza ibyiza nyuma yiwe nanjye nyuma y'uriya mupasiteri waje nibwo yese yinjiyemo vuba ntagarama n'igihe muhara muri company yacu ariko ndavuga wowe ubaye basi umugore wa uriya mupasiteri ukabona umugabo wawe yakuyemo impeta wamwambitse mu munsi wa mariage akayambika undi mugabo wabifata gute uri umugore kubera ko twizera bya gihanuzi nahise mbona ko hanuye ntabwo ntacyo nabifata ubwo nakwishima umugabo wanjye arimo neza aramuhanuriye vugisha ukuri please vugisha ukuri ubonye umugabo wawe ari kwambura impeta wamwambitse akayambika undi mugabo none se undi mugabo katabara umutinganyo bagiye gushakana wabimenye gute ari umukozi w'Imana koko kavuga ngo ni pasiteri kuko yavuze ngo ni pasiteri wa Sudani nise mvuga ni koko nawe basi nawe kuramo yawe wambike Claude oya ntago nabimwambika ko sindi umugore we nyine umuhanurire nawe kuramo umuhanurire ntago nge nabona muhanurira kuko yamaze kwinjira mu mahirwe ya kabiri muhanurire nawe ikuremo mahirwe ya kabiri yamaze amazangambika impeta y'inshasha nyine iyo ngiyo wambaye imwambike yo gatoya umuhanurire witwisubizaho oya urugo rwiza ukimera kwinjira mu mahirwe ya kabiri wararubonye kubera iki utashaka kubikora nuko nje ntari kumuhanurira umwuka ugengo na nyirawo nuko nje ntari guhanura nk'uriya wa Sudani nje ni nkanjye Denise ndi kumwifuriza niba ari nje mu mahirwe ya kabiri wacu bizagenda neza ubuzima bwe buzahinduka kandi muzabireba Claude no mugiye kurebera ikitegererezo hano mu Rwanda bizakunda ku mibanire y'umugabo n'umugore Claude niziye nama wamugira namara kumubona nyine bakajya kubana niki wamubwira nkuko amaze imyaka ari wenyine kugira ngo uriya mukobwa nawe nugushira imbaraga zo gusenga cyane kugira ngo Claude azongera aje kuri gahunda bizaterwa n'umugore ariko nawe bizaterwa nawe bose bazafashanya bakundane ntabyo gukingana ntabyo guhishanya kubwizanya ukuri igihe ikintu cya mbere ukamubwiza ukuri akakubwiza ukuri ingozi gusenyuka kuri iyi minsi ni kubera batabyizanye kuri abantu bashakanye hakuna ukweli hakuna kitu ukweli pale ni bongo tu nta muntu ubwiza umugore w'ukuri ibintu utabwije umwe mwashakanye ukuri ntago mu busazana amaze gukundana n'abagore benshi bo hanze baba diaspora ntago mbizi ntago mbizi ariko amaze gukundana we ntago bizi ariko reka mbikubwire amaze gukundana na benshi ariko baranatandukanye sibyo inyuma yo kuba yatandukanye na madamu bagiye imbere y'amategeko amaze gukundana n'abadiaspora bangaye bose baratandukanye
iyi ntabwo ari karande yo gutandukana nanjye ndabona kweri siko ko baratandukanye mubaze nguyu hano twebwe rero gukundana bagatandukana ntabwo tubibara ahubwo tubara ya mariage ya mbere bakoze mariage muri leta bakajya mbere y'Imana ibyo tubara no kuvuga ngo murakundanye mwembi babiri matandukanye ni nkuko n'uyu bari gukundana ni nkuko n'icyo batandukanye musengera karande yo gutandukana iyo karande kuva araginje mu mahirwe kabiri igomba gusigara hariya mu idini ryabo ahubwo dusengere wa undi wo muri Canada abari ugaruka uramukunda yo abyumve rero muri Canada niyizire mu mahirwe kabiri nawe birababaza wallahi tumusengere garuke mubwire ngo garuka banza umubwire utugambo twiza umusabe n'imbabazi nimba ari abakosa bamukore maze tumusabe garuke ngewe ntamuciye mu ijambo murekere ari muri serious moment kuko yagaragaje love kwa wundi wo muri Canada naze mu mahirwe kabiri wo muri Canada nawe wamaze kwinjiramo muzanemo ahubwo bakorera ubukwe Claude fata time umusabe garuke nanjye ndaza kugerageza kumwinjinga biravuga ngo ahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa ahirwa bagwa neza kuko aribo bazabona Imana ahirwa b'imitima iboneye ahirwa abakene mu mitima n'abakene kubw'ijambo ry'Imana so rero reka twibande kuba hahirwa abanyembabazi my wife wife no mugore w'umuntu yari fiancé my ex from Canada you are welcome samahani sana but sorry I'm very sorry for that ngusabye imbabazi garuka sibyo nibyo kandi iki kiganiro agomba kukibona wamukoreye amakosa warahungabanye waramukoreye amakosa ongera umusabe imbabazi nagaruke uwo nguwo nitumara kuganira nzagaruka mbikubwira wo muri Canada urabona Claude byaramukomeretse kesheje byahatari yarahungabanye humoro bizakuba uyo nguyo wo muri Canada uzi kuntu Claude icyo gihe yaratangiye no kubyibuha ameze neza ibyishimo bimeze fresh cyane none ubu ntabyo nemera ko mufite ntawo kubera ko ntawo hari ngo arya baramuguteranyije ariko Imana ifite PS abayuda abayuda n'abana babi cyane Imana bababarire twahanye imbabazi kandi mwisi bibaho ariko reka twizere hamwe n'Imana n'umubyeyi nk'uyu yego ku Mana nta bidashoboka yes Madame Claude ex girlfriend cyangwa fiancé wa Claude uri muri Canada ngira ngo urimo kubona akababaro ka hano bagitini Ottawa muri Ottawa noneho dusobanure n'umujyi ari muri Vancouver cyangwa za hehe kabisa okay Ottawa Montreal cyangwa whatever babarira Claude yarimo kugusaba imbabazi mu byukuri yagukundaga cyane n'ubu ngubu aracyagaragaza ko agukunda haraburi iki kweri uwo rero ni uwo nguwo rero sasa bagiti uwo nguwo arene ye baba we akirudi huyo warene bivuge mu Kinyarwanda ari mu banyurije indege reka bivuge kugira ngo yiyumve ari mu banyurije indege nari sanzwe nurira indege ariko muri covid ndamushimira cyane so niba abona iki kiganiro yakurije indege akujyana muri Canada oya hari ibindi bihugu bya Afrika nagiyemo ariko niba abona iki kiganiro rikamubwire ngo yibuke umutima w'imbabazi w'Imana yibuke imbabazi z'Imana ibindi byose byaba ari ubusa atabayeho mugaragarize ko uracyamukunda nyine urukundo rwawe musuhuze ko nyuma yaho nagiye mpura n'imbeho n'imibiri iki byose karibu zibabaza umutima wanjye ariko we buri umuntu yibuka ineza y'umuntu ariko atandukanye nushaka tufunga ikiganiro shaka bisi naguciye mu ijambo nyarwanda ravuze ngo ubyaye ikirezi hamenye uko kera ubu mukimara gutandukana nibwo ego uvuze ikintu kiri ko kabisa nanjye ngusabira imbabazi kuri uwo muri Canada no kuri nanjye ndakwinginze garukira Claude wize mu mahirwe akabiri tubakorera ubukwe bwiza twishime no kuri mubabarira nabyumvishe
It's so emotional. Kandi nta kintu kibabaza nk'urukundo. Yes. Claude yagaragaje ko mu bantu bose bakundanye byagenze gute na gute. Byose ariko wo muri Canada. Mu Canada Ottawa. Wamubabariye Claude mukongera mugakundana ko yari yakwemeye. N'ubu ngubu aracyakwemera. Kugira ngo tuvuge yimenye. Go end. Inyuguti ya mbere ni go iheruka end. Sawa. Buriya arimo kubyumva iki kiganiro ndabizi cyane araza kukireba asubiza inyuma kuntu Claude arimo kumusaba imbabazi. Yego. Asubiza inyuma nk'ishure 5. Nawe aze gutekereza niyumva ko biri bugende neza byaba ari fresh kabisa. Yes, kandi gusaba imbabazi ni byiza. Wamuciye inyuma se? Bagti wasoza ikiganiro. Reka tugisoreze hano. Mama Denise urakoze cyane. Yego. Ariko muri company yanyu mujye mugerageza Marene dore n'uyu. Mujye mugerageza kwigisha abantu bakomeretswe imitima yabo nka Claude. Urabona Claude mu by'ukuri wari wabivuze mbere afite ihungabana. Iri ry'abagore. Ahubwo nanjye ntaguciye mu ijambo. Ufite ihungabana wese azaze ni karibu. Turabaha nimero zacu zadushakiraho. Ni 0788 72 94 0788 72 94 ni karibu nugira ikibazo urisanga tuzagufasha tuzagusenyera tuzaguza n'umukunzi wawe. Murakoze turabakunda mani bahumugisha. So abankurikiye telefone 0782 51 15 97 0782 51 15 ku bari hanze ni Chris 250 ubwo no kuri Denise mwakoresha price ku bari hanze. Ego. Bana turagushimiye mu izina rya Yesu, izina rifite ubutwari n'ubushobozi, uri mwiza rero akirana kubera maso wagutegereje. Ducishije bugufi n'ijambo ryawe. Mu byo tuvuga byose ntihabura bibicumuro, ariko wewe witwa Imana ishoboye byose, witwa Imana y'inyambabazi, ubabarira ntabwo umeze nk'abantu ngo bahemuke. Abantu barahemuka ariko uri Imana idahemuka. Turagushimira ko byumva no kubikora ibyo ukunda n'ibyo ushima, ibyatuma tubana nawe. Komeza kubiduhana n'abakunda bose mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Dusabiye umugisha uyu wese dukurikiranye kuri BigTown TV, umurindi umukomezi uri kuri BigTown, akora subscribe, abakora share, abakora like, kandi ibitekerezo byabo data twese ni inyamibwa ku buzima bwabo. Urakoze turagushimiye kubanye natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turabwire ngo ciao ciao. Thank you so much. Pastor Claude Niyonzima Imana ifite PS. Thank you so much. So much. I was so excited to be with you. Until next time, our BigTowners. Ciao, ciao. Bye.